hari ibintu abantu bajya bakunda kwibaza nanjye nkunda kwibaza kubera iki biriya bitabo uzana muri Genzi uje muri comedy utajya ubisoma uzi ukikiye ibitabo bigera muri 5 birimo na Bibiliya yera ariko kenshi birangira nta na kimwe ufasha kubera ko umuntu yambara ishati ifite umufuka hano atajya yigenda awufashemo oya ariko ibintu sigineze umufuka ndi kukumvisha uburyo umufuka w'ishati se none se uramufuka wagenewe kugenda umuntu afashemo none si ibitabo byagenze kugenda bisomwa kusoma nyine nese si ibitabo bya ubuze ikintu ubuvuze ngo kubera ko umupolisi yirirwa n'imbunda ntarase ese undi uri umushumba ndabuzwa n'ikizi uragize iyihe ntama nawe urimo urandagiye ikibazo cyawe uhora uhinduka uko tuzasa niko urahishurwa mana yaje igihe cy'abera tuzataha iwacu mu ijoro nkangwereke Imana ibaho ibaze ko nyine mu ijuru wowe uzasana nawe oya kandi n'ubwo dusa turimye mu ishusho y'Imana we nande turi umwe kitanu kuri nimba Imana isa nawe ijuru tuzoita turi mbagwa kabisa mbagwa oya Imana buriya ndemye mu ishusho y'Imana nawe nyitegereze neza kabisa haranditswe uyu usibye no kuba umuzi ku ma YouTube channel menshi hagiye atandukanye harimo niyo kwa Chita amaze kumenyekana no ku rwego utapfa gusobanukirwa kuko usibye no kuba azwi cyane nko muri Genzi Comedy yageze naho atangira gutekereza uko yajya yikorera igitaramo cye wenyine. Uyu ni umunyarwenya ukomeye cyane, ibyo bikagaragazwa nuko amaze igihe gitoya ariko akaba amaze kwigarurira imitima y'abatari bake yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ibi bituma arisha imbavu abitabiriye igitaramo cyo kwa Melissa cyangwa se Merci kiba kabiri mu kwezi, ariko buri gihe kibaye kikaba ari ku munsi wa 4. Nubwo haba harimo abafite impano nyinshi kandi zihambaye cyane zo gusetsa, impano ye ntabwo ikomeza gupfukirana na za zindi z'abandi, ahubwo nayo ikomeza kugenda yigaragaza cyane. Uyu musore ni umusore ukora urugendo rutoroshye ava mu rugo ajya i Kigali, kuko wa mugani wa Rugaju kuko ari uwo mu misozi miremire ahazwi nko mu Minembwe cyangwa se mu Murenge. Ibyo bikamusaba kwambuka umupaka kugira ngo yinjire mu Rwanda. Dore urugendo akora, dore inzira ikoreshwa cyane: guhaguruka muri South Kivu agaturuka mu gace ka Murenge cyangwa se Minembwe muri South Kivu akajya mu mujyi munini wa Bukavu, ari nawo mujyi ukoreshwa cyane, akambuka umupaka ava i Bukavu akambukira mu Rwanda anyuze ku mupaka wa Rusizi border post. Aha niho hinjirira abantu benshi bavuye muri Democratic Republic of the Congo bajya mu Rwanda. Gukomeza urugendo mu Rwanda, nyuma yo kwinjira mu Rwanda agera mu mujyi wa Rusizi agafata imodoka akava Rusizi akinjira mu karere ka Karongi, agasohoka mu karere ka Karongi aninjira mu karere ka Muhanga, bityo akabona kwinjira muri Kigali. Ibi byose byatumye tumutekerezaho cyane nka Bugingo Empire kugira ngo tumukoreho icyegeranyo kigira kiti mushumba ni muntu ki. Jye wumva kuri uyu muyoboro nitwa Joseph Bugingo, reka tukwifurize kunogerwa n'iki kiganiro cy'uyu munsi twaguteguriye. Gusa kugira ngo ibintu birusheho gukomeza kuba byiza, reba ahantu handitse ngo ijambo subscribe urikandeho, ari nabyo byiza. Nitujya gusubiza iki kibazo kigira kiti mushumba yaba ari muntu ki, biraza kutworohera cyane niduhera ku mazina ye, kuko turasanga yitwa Tuyishime Senegale, avukira mu burasirazuba bwa Congo kuko yavukiye mu Murenge ahazwi nko mu Minembwe muri Republic Democratic of the Congo, kimwe n'ubwo akunda kwita muvandimwe we witwa Rugaju Gani. Muri Genzi Comedy rero niho bamuzi cyane kubera uburyo abasetsamo abakunda.
gusa mu gutebya kwiwe akunda gukoresha ibitabo by'ijambo ry'Imana akabyifashisha mu gutuma abantu baseka kugeza n'aho abantu babivuzeho bati uriya akinisha Imana bityo ko izamwereka. Ibyo yagize icyo abivugaho avuga ko buri wese agira umuhamagaro we. Niba njyewe ari bwo buryo nahisemo bwo gutuma abantu bagira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana ntibyakagombye kuba ikibazo. Icyo gihe yabajijwe no kuba yaba umushumba, nuko arasubiza ati Imana niyo igena, birashoboka cyangwa ntibishoboke. Reka dusoreze aha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turagushimiye wowe twabanye cyane muri iki kiganiro. Naho njyewe urimo kumva kuri iyi mikoro nitwa Joseph Bugingo. Ukomeze kugira ibihe byiza, turagukunda naho ubutaha.